Muraho, nishimiye kongera kubana namwe, aho tugomeza gusangira ubumenyi ku birebana n'imyitwarire ibangamira abandi, bityo bidufashe kureba aho turi, turebe aho dutuye mu miryango yacu, hanyuma aho bitagenda neza dukore impinduka kugira ngo bitume tugira umubano mwiza utuganisha mu iterambere ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye, mu murenge wa Ngoma. Nk'uko nari ndimo mbabwira, insanganyamatsiko turi buganireho uno munsi ni imyitwarire ibangamiye abandi. Turifashisha ibikoresho mubona inyuma yanjye bigaragaza imikorere y'ubwonko, bigaragaza kandi n'ukuntu imyitwarire y'umuntu ivuka. Bigenda bite kugira ngo umuntu yitware muri ubu buryo na buriya? Yego, ndifuza rero kubibasangiza, byose bituruka ku mikorere y'ubwonko. Umwanya tugiye kurebera hamwe ubwonko. Hano nk'uko mubibona, ubwonko bwacu burimo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu bikaba bikora byuzuzanya. Hari brain stem, hari na mid brain, hakaba na cerebrum. Buri gice cyose cy'ubwonko kigira umumaro wacyo, bigakora byuzuzanya. Iyo umuntu rero ahuye n'ibihe bibi, icyo twita traumatic event, zigenda zihindura imikorere y'ubwonko, aho usanga igice cyari gishinzwe gutekereza aricyo kimubona kitagikora, hanyuma hagasigara hakora bibiri byonyine, mid brain na brain stem. Noneho umuntu akaba muri crise nk'uko mubibona. Ni naho rero haturuka, mbese ubwonko bwacu uko bukora, niho haturuka imyitwarire tugaragaza abantu babona mu muryango nyarwanda, cyangwa se mu bantu muri rusange, kuko ahantu hose si mu Rwanda. Twarimo dusangira ibirebana n'imikorere y'ubwonko, kuko ubwonko nibwo bugena imyitwarire y'umuntu, ariko nanone bikaba bifitanye isano n'ibintu umuntu arimo cyangwa ibintu yabayemo. Ibintu wabayemo bigira uruhare mu gutuma ugira imyitwarire runaka. Hano tugiye kurebera hamwe ibintu 4 bigendana, bigaragaza bitanga cyangwa se bifitanye isano n'imyitwarire ya muntu. Twifashishije iki gishushanyo nk'uko mubibona, ibitubaho biraza bikagira impinduka mu mitekerereze yacu. Ikintu cyatubayeho, ngira ngo twigeze no kubiganira kurebana n'imikorere y'ubwonko. Ibitubayeho bihindura uko dutekereza. Iyo ari byiza bidutera gutekereza neza, iyo ari bibi bidutera gutekereza nabi. Hanyuma iyo tugize iyo imitekerereze nayo ihita ihamagara amarangamutima akaba meza cyangwa akaba mabi, bitewe nyine n'icyo kintu duhuye nacyo. Hanyuma nanone amarangamutima nanone agahindura uko twiyumva mu mubiri, aribyo nabyo bigaragara mu bimenyetso by'umubiri. Uzumva umuntu akubwira ati ndababara umutwe, undi ati ndaribwa umugongo. Ibyo ni ibimenyetso bishingiye mu mubiri, ariko bifitanye isano n'ibyo umuntu yabayemo. Bikagenda nanone bikaza gutuma haboneka imyitwarire iyo tubona inyuma. Hari ibibera mu muntu imbere, ariko hakaba n'ibindi biza guseruka inyuma tukabibona, bikaza nk'imyitwarire ishobora kuba myiza cyangwa mibi. Ufite imyitwarire myiza cyangwa imibi ntabwo ari kubwe, bifitanye isano n'ibintu yabayemo. Ibyo yabayemo ubwonko burabihingura, ubwonko bubihinduramo imyitwarire. Icyo wabayemo, ibintu umuntu yabayemo, iyo ubwonko bumaze kubyakira bubihinduramo binyuze muri za nzira zo gutekereza, amarangamutima, ibyiyumviro, hanyuma bikaza gutanga imyitwarire. Niyo mpamvu rero imyitwarire tugiye gusangira aha ngaha mu mwanya, imyitwarire mibi ibangamira abandi, ni imyitwarire nyine ituruka mu bwonko bwacu. Ni imyitwarire ituruka mu bwonko bw'uwo muntu yigaragaza. Nk'uko rero nabararikiraga
ko turi busangire, turi bwungurane ibitekerezo uyu munsi ku myitwarire ibangamira abandi, ni ukugira ngo bidutegurire kumva abo bantu ko uko bagaragara, iyo myitwarire bagaragaza nituruka mu bwonko bitewe n'ibyo baba baranyuzemo, hanyuma bityo n'uwiyumvamo akiyumva bimureba nawe ashobore kuba yatera intambwe yo kujya gushaka ubufasha mu nzobere zita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, clinical psychologist, ndetse n'utaragira iyo myitwarire mibi abimenye ko ari mibi ibangamira abandi ayikumire. Urayikumira bityo ugaharanira kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Bifite umumaro rero kugira ngo tubimenye, bityo urwaye yivuze, utararwara akumire, kuko burya umuntu yirinda ikintu kuko akizi. Yego, turi kumwe rero tugiye kuyisangira iyo myitwarire. Nk'uko twari turimo tubivuga, tugiye gusangira, tugiye kungurana ubumenyi ku myitwarire ibangamira abandi. Mu ndimi z'amahanga tubyita antisocial behavior. Mbese abayirwaye cyangwa se abafite iyo myitwarire babita psychopath. Abo bantu bafite rero ubwo burwayi cyangwa se iyo myitwarire ibangamira abandi, ko twe tuyibara nk'uburwayi bwo mu mutwe, igaragara muri ubu buryo. Hari ukutigirira icyizere. Umuntu utigirira icyizere ashobora kubangamira abo bari kumwe. Dufate nk'urugero, abaye ari umukozi wawe ukamutuma runaka, ukamutuma kujya gukorera akazi kuri tele, ariko kubera ko atigirira icyizere, aho yagombaga guhura n'abayobozi yenda bamurushije nivo, abayobozi bo hejuru ye, akaba yatinya ati jyewe ntabwo hariya nahajya, agatuma rero mu kazi havukamo ingorane kandi zitari zikwiye. Kutigirira icyizere ni imwe mu myitwarire ibangamira abandi. Noneho kutizera abandi nanone n'indi myitwarire ibangamira abandi, kuko iyo utizera abandi no gukorana nabo biragorana, ukaba ushobora guhinduka umuntu utuma ibikorwa bidatera intambwe. Tuvuge nk'urugero, mu muryango ushobora kuba umugabo atizera umugore, yarangiza igihe atamwizera, tuvuge nk'ubu ntashobora kumutumira kumwohereza ngo amuhagararire nko mu birori runaka. Hakaba imyitwarire nanone yo kudashishikazwa n'uko abandi bamerewe, kuba ntacyo bikubwira iyo ubonye undi muntu ari mu bubabare, kutagira impungenge igihe abantu iruhande rwawe barimo bababara, gushimishwa no kubona abarwana. Hari abantu bameze batyo mu muryango nyarwanda, turababona, babona abana bari kurwana bakabogeza, babona abashakanye bari kurwana bakabogeza, babona abaturanyi barwana bakabogeza, mbese kuri bo bikaba byabaye ibyishimo kuko babonye abandi barwana. Iyo ni imyitwarire ibangamira abandi, kuko ngira ngo mu muryango nyarwanda niba tubonye barimo kurwana, twebwe twakagombye kuba turi gutabara, tukabafasha kugira ngo bataba bakomeretsanya, mbese iyo myitwarire mibi igahagarara. Ariko ugasanga hari abashishikazwa, hari abashimishwa no kubona abarwana. Hari nanone imyitwarire yo gushimishwa n'ibintu birimo akantu kababaje. Iyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Abashimishwa n'ibintu birimo akantu kababaje, ugasanga niyo habaye ibyiza bo barashakisha icyatuma abandi hazamo ibibabaje. Hari indi myitwarire nanone ibangamira abandi yo kuba ntacyo bikubwira iyo udakunda akomeretse cyangwa se ahuye n'ibibazo. Uzasanga umuntu, iyo umuntu afite uwo yanga, aba yumva yifuza ko ibibi byose byamubaho, ku buryo yewe no kugera ku rwego rw'aho yabonye yanakomeretse we bikaba ntacyo bimubwiye, ndetse yanahura n'ibibazo ugasanga bamwungawa ngo si we wabona. Bivuga ngo iyi myitwarire yo kuba ntacyo bikubwira iyo uwo udakunda akomeretse cyangwa ahuye n'ibibazo, iyi ni imyitwarire ibangamira abandi. Indi myitwarire ibangamira abandi ni ukuba ntacyo utinya. Tuzabibona abantu batagira icyo batinya bashobora kubahuka bagakora ibidakorwa. Ngira ngo mu muco wacu wa kinyarwanda, mu buryo bwo kuvura iki kimenyetso twifitemo uburyo bwiza bwo gufasha abantu gukumira imyitwarire ibangamira abandi, tugendeye kuri za kirazira. Za kirazira ziradufasha kugira ngo
mu byo dukora, mu buryo tubaho, tugira ibyo twubaha, tugira ibyo dutinya. Hanyuma indi myitwarire ibangamira abandi harimo kuba gukomeretsa abantu ku mubiri. Ukaba watwika umuntu, uzabyumva ngo umubyeyi yatwitse umwana akaboko, umubyeyi yatwitse umwana akaguru, ngo ari kumuhana. Undi nanone ugasanga umugabo yakubise umugore nawe yakubise umugabo. Iyi ni imyitwarire ibangamira abandi. Urabangamira uwo uri gukubita, ariko nawe uri kwibangamira, kuko nawe nyuma yo gukora ikibi nawe ntabwo ugubwa neza, cyane ko hariho n'ingaruka. Indi myitwarire ibangamira abandi harimo kudahangayika igihe ugirira nabi undi. Urakubita undi agataka, kumva ntibiguhangayikisha. Urimo uramugirira nabi mu buryo runaka, ariko we ntibiguhangayikishe. Iyo ni imyitwarire ibangamira abandi, kuko iyo ugira nabi wakagombye kuba muri uko kugira nabi noneho unareba na mugenzi wawe. Kudahangayikishwa n'amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro by'abandi. Umuntu ufite imyitwarire ibangamira abandi ntabwo ahangayikishwa n'amarangamutima ndetse n'ibyiyumviro abandi bafite. Umuntu ufite imyitwarire ibangamira abandi ntabwo yita ku ngaruka z'ibikorwa akora. Kutita ku ngaruka z'ibikorwa byawe no kutita ku byo ukora bigirira n'abandi, iyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Kutabasha kubona uruhare rwawe mu marangamutima abandi bagaragaje, nayo ni imyitwarire ibangamira abandi, kuko ibyo wakoze wagombye no kubona n'ingaruka zabyo. Ibishoboka yuko wongera kwisubiraho no gutera intambwe yo kwegera uwo wagiriye nabi, mukongera mukabicoca kandi mukabishakira igisubizo kibereye. Iyo niyo myitwarire myiza. Ariko noneho iyo ibangamira abandi, usanga umuntu atanabasha kubona uruhare rwe mu marangamutima abandi bagaragaje. Kutarwanya ibintu bishobora guhungabanya abandi, iyi ni imyitwarire nayo ibangamira abandi, antisocial behavior. Kutagirira impuhwe abantu, iyi ni imyitwarire ibangamira abandi. Gukora ibintu uko bije mu mutwe, gukora ibintu uhubutse, guhubuka, ni imyitwarire ibangamira abandi, kuko iyo ukoze ibintu uhubuka ushobora guhutaza n'ibindi. Gufata imyanzuro uhubutse ukabangamira abandi, iyi ni imyitwarire ibangamira abandi koko. Iyo ufashe imyanzuro ihubutse ubangamira abo muri kumwe. Buri umwe wese agerageze kureba n'aho atuye yabibona. Turebe mu miryango yacu, turebe ndetse no mu baturanyi, aho umuntu ashobora guhubuka agafata imyanzuro bityo akabangamira abandi. Hari ingero nyinshi twazibona. Gushoka mu bintu utabanje gutekereza. Bavuga bati mugire gutyo, nawe ugahita wemera utabanje gutekereza, wagera imbere ukazasanga witeze imitego, ko winjiye mu bintu, washotse mu bintu utabanje gutekereza. Iyi ni imyitwarire ibangamira abandi. Gukora nk'usiganwa. Turakora, ariko noneho gukora nk'usiganwa ni imyitwarire ibangamira abandi, kuko iyo ukora nk'usiganwa hari ibyo ushobora guhutaza, cyangwa se akabaho na za etape usimbuka z'ibyo wagombaga gukora, bikaza kurangira aho washakaga kugera utahageze kubera ya myitwarire. Ndetse n'abo mwari mufatanyije urugendo bigatuma havuka ingorane zo kugera aho mwashaka kugera kuri za ntego zanyu. Kugira ubwoba vuba ni imyitwarire ibangamira abandi. Ntashobora kugira ubwoba ukanagira ubwoba n'ikintu kitafatikaga. Reba uri nko mu rugo, wajya kubona ukabona nk'igikeri kirasimbutse, yenda umuriro wagiye, igikeri cyasimbuka kikagwa ku muntu, uwo kiguye agahita avuza induru, ukaba wagira ngo hari umugiriye nabi, bigahita bituma n'abandi bari kumwe nawe mu nzu nabo batamererwa neza. Iyindi myitwarire ibangamira abandi, antisocial behavior, ni ugutukana. Turabibona mu muryango nyarwanda, ari mu bakuru ari no mu bato, ariko gutukana ni imyitwarire ibangamira abandi. Uzarebe iyo ututse umuntu ntabwo agubwa neza. Kubwira umuntu amagambo mabi kugira ngo ibibazo bivuke, cyangwa se ukamutuka kugira ngo urebe uko yitwara, iyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Kuko akenshi iyo ututse umuntu nawe hari igihe umukwegera mu gutuma yakugirira nabi.
ibitutsi ni byinshi muri community tubirahari, uzasanga abantu batukana ibintu byinshi bitandukanye. Nawe tekereza aho utuye, usuzume n'abo muri kumwe no muri community, urebe bya bitutsi byose mutukana, bya bitutsi byose dutukana cyangwa se bigaragara muri community abantu batukana. Biriya ni imyitwarire ibangamira abandi. Hanyuma indi myitwarire ibangamira abandi, ibyo byose nk'uko turimo tubivuga ni ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Ubifite akeneye kujya kwivuza kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Gushyira abandi ku ruhande, kuvangura, iyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Ngira ngo ku munyarwanda we iyo ubivuze biroroshye ahita abibona cyane. Ingero nyinshi turazifite zirebana no gushyira abandi ku ruhande ndetse no kuvangura n'ingaruka bifite zigaragara nyine mu kubangamira abandi. Ndumva abanyarwanda si ibyo mbigisha mwarabibonye muhahise mu mateka yacu, n'ubu n'ingaruka turacyazirimo zo gushyira abandi ku ruhande ndetse no kubavangura. Abavangura bareba ibintu byinshi bitandukanye, hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma abantu bavangura abandi, ariko ibyo ni imyitwarire ibangamira abandi, ni icyo twita antisocial behavior, ko birangira bitumye ubangamira abandi. Kandi iyo ubangamiye abandi nawe ntureka kwibangamira. Twarabibonye izo ngero zirahari. Iyo ugiriye nabi abandi nawe birangira wigiriye nabi. Hanyuma hakaza indi myitwarire ibangamira abandi ijyanye no gufata amafaranga mu gakapu k'umuntu utayamusabye. Bivuga iki? Kwiba ibintu by'umuntu, gutwara ibintu mu iduka utabiguze, kwiba ikintu mu modoka, kubeshya abantu ngo batware amafaranga yabo. Ibyo byose ni imyitwarire ibangamira abandi, antisocial behavior zishamikiye ku kwiba. Noneho hari n'indi myitwarire ibangamira abandi, kuba wakwisebya mu bandi ntibiguhangayikishe. Ababibonye uburyo witwaye, uburyo wisebeje mu bandi, ariko wowe ukabona ntibiguhangayikishe, abandi bo barahangayika. Urashobora kwitwara nabi mu bantu, wowe ukabona ntibiguhangayikije kandi wisebeje, ababibonye ubwabo bagahangayika. Uko witwaye bikabangamira abandi. Umuntu akanibaza ni gute batarimo bibona ko ibyo yakoze bidakwiriye, ko yisebeje ni gute umuntu atabibona. Hari nanone indi myitwarire ibangamira abandi, kutubahiriza gahunda wiyemeje. Tuzabibona mu kazi, tuzabibona mu ngo, tuzabibona hagati y'inshuti, tuzabibona mu miryango yacu migari, aho usanga abantu bahana gahunda ntibayubahirize, gahunda bahanye ntibayubahirize. Kutubahiriza gahunda wiyemeje ni imyitwarire ibangamira abandi. Wabwiye umuntu, wumvikanye n'umuntu ko muri buhurire tuvuge kuri stade Huye, mwari mufitanye gahunda y'ibyo mugomba gufatanya, mwari mugiye yenda mu minsi mikuru, hari aho wari ugiye, umuntu yagushaka ko umurangira ahantu atarazi, mwari bujyanirane yenda gusura abana ku ishuri, yenda we ntiyarahazi niwe wari umurangire, cyangwa se mufitanye n'indi gahunda mwari mwemeranijwe. Mu kazi wari wahaye umuntu randevu, warangiza isaha wamuhaye ntuyubahirize. Uvuga ngo kutubahiriza gahunda wiyemeje ni imyitwarire ibangamira abandi. Wa muntu wahaye gahunda we akayubahiriza, we ntuyubahirize, uramubangamiye. Cyangwa se nawe hari uwo wayihaye ukamutegereza ukamubura, ni ukuvuga ngo birakubangamira nawe. Kubera iki? Muri uwo mwanya hari ibindi nawe wari bukore, ariko mu buryo bwo kurenga iyo myitwarire mibi ibangamira abandi. Niyo mpamvu twahawe ururimi rudufasha guhana amakuru. Haba hari imbogamizi wagize ukambwira, nanjye naba nayigize nkakubwira. Kutubahiriza gahunda wiyemeje ni imyitwarire ibangamira abandi. Namwe mureba aho mutuye izo ngero zifatika. Kurambirwa vuba, kutabasha gutegereza icyo wifuza wihanganye, iyi ni imyitwarire nayo ibangamira abandi. Birashoboka yuko ushobora kuba ukeneye, tuvuge katubihuze n'amaserivisi yacu hano aho dutuye. Urashobora gukenera serivisi runaka ku muntu runaka, wagenda ugasanga ntarabitunganya, ugahita ubivamo. Warambiwe vuba, kandi mu by'ukuri ukabivamo utanamubwiye, cyangwa se ukanabivamo utabanje no kureba ko nawe afite izindi mbogamizi. Ushobora gusaba serivisi ugasanga umuriro wagiye, ntibashobora kuguha ya serivisi. Yenda tuvuge niba ari bikaba bidashoboka kuko umuriro ntawo uhari, ukaba se yenda ari interineti,
akaba internet connection itarimo ikunda. Ni ukuvuga ngo ugasanga hariho abantu barambirwa vuba batanitaye no kuri ibyo bibazo byose biriho. Icyo rero ni ukuvuga ni imyitwarire ibangamira abandi. Hanyuma hari indi myitwarire ibangamira abandi ariyo kwanga gufata inshingano, kwanga kuba umuyobozi w'amatsinda. Nabyo turabibona mu muryango nyarwanda. Mu muryango bakagutora nk'ukuriye umukuru w'umuryango ukabyanga, cyangwa se gukurira agace uherereyemo ukabyanga, mu by'ukuri atari uko udafite ubushobozi, yewe n'umwanya ufite, ariko ukanga gufata inshingano, ukanga kuba umuyobozi w'amatsinda. Ukaba muri kumwe n'indi itsinda ry'abantu bahuje igikorwa runaka bakagutoramo nk'uwabafasha, ukanga kubafasha, ukanga gufata inshingano. Ibyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Kudakora icyo ugomba gukora ugatakaza inshuti, nayo ni imyitwarire ibangamira abandi. Kudakora icyo ugomba gukora ugatakaza inshuti. Ingero twaranazibonye muri iki gihugu, aho umubyeyi atakoze icyo agomba gukora ngo afashe abana be, cyangwa se aho ubona, turanabibona no mu n'ubu, umubyeyi akaba yarabyaye, turabibona mu babyaye bakabyara mu buryo butemewe n'amategeko, abana babyara mu nda zitifuzwa, ugasanga umwana ababyeyi bombi baramuteragiranye, ari mama we na papa we bose bakamuteragirana, umwana akirera akarerwa n'umuhisi n'umugenzi, yakwigira hejuru yatangira kugira ubuzima, umubyeyi akaba aribwo agaragara. Hanyuma akazasanga wa mwana nawe yaramaze gusa naho, nk'uko twabivugaga, nawe imyitwarire yarahindutse kubera ubwo buzima bugoranye wagiye umushyiramo wowe mubyeyi we. Ntazingeraho rwose umwana yavutse muri ubwo buryo, ateragiranwa na nyina na se, birangira umwana ageze igihe cyo gushyingirwa, nta mubyeyi we n'umwe yatumiye mu bukwe, cyane cyane nyina yari yaramutaye, arigenda arishakira undi mugabo, umwana aramureka, umwana arerwa n'abandi bantu. Yewe no kuri invitation nigeze ariko hajyaho umubyeyi we, hagiyeho uwamureze. Bivuga rero ngo kudakora icyo ugomba gukora ugatakaza inshuti. Umwana si inshuti, ariko ni urugero rw'uko yagombye kuba yaramuri hafi. Ariko no mu nshuti nabyo birahari, umuntu akakubanira mu buryo budakwiriye, akaba ari wowe akaguteranya. Turabafite usanga umuntu aguteranya n'umugabo mwashakanye, akaguteranya n'abaturanyi, bigatuma nawe ujya kure ye, mbese akagutakaza nk'inshuti, ukamutakaza nawe, kubera ko hajemo ya myitwarire idakwiriye, ya myitwarire ibangamira abandi. Hari icyo ugomba gukora, igihe utagikoze neza, iyo nshuti yawe wagomba kugikorera uritakaza. Ongera none wisuzume, usuzume nawe utuye, kuko ibyo turabifite mu muryango wacu nyarwanda. Hanyuma duharanire gukora icyo tugomba gukora kugira ngo tudatakaza inshuti zacu. Hari ikindi nanone, indi myitwarire itari myiza yo kwigereranya n'abandi. Imyitwarire ibangamira abandi, kwigereranya n'abandi. Mu isi turi ku isi, umuntu wese ku isi ni ikinege, ntawe usa n'undi. Nayo mpamvu amahirwe y'umwe atandukanye n'ay'undi, yewe n'abavindimwe ntibahuza amahirwe n'umugisha. Niyo mpamvu rero kwigereranya n'abandi ni imyitwarire ibangamiye abandi, ko hari igihe usanga kubera kwigereranya n'abandi ugeraho ukanitwara mu bidakwiriye, ukitwara mu buryo budakwiriye. Indi myitwarire ibangamira abandi ni ugusiba akazi ntumenyeshe abo mukorana, bityo bikatuma habaho n'indi myitwarire yo kugira ibibazo mu kazi kubera kudasohoza ibiri mu nshingano zawe. Dufite inshingano zo kubahiriza akazi kacu, igihe twagize impamvu tukamenyesha abo dukorana, bityo tukanakumira ibyo bibazo biza kuko tutarangije inshingano zacu. Iyindi myitwarire ibangamira abandi ni ugusiba kenshi ku ishuri. Turabibona mu rubyiruko rwacu muri ino minsi, rusiba kenshi ku ishuri. Niyo ni imyitwarire ibangamira abandi. Abagaragaza iyi myitwarire mvuze haruguru bagane clinical psychologist, inzobere zita ku buzima bwo mu mutwe, inzobere zita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, babafashe
babavure bashobora kongera kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, noneho imyitwarire mibi isimburwe n'imyitwarire myiza, dushobore kubana neza n'abo tubana nabo, natwe twibanire neza, hanyuma kandi bidufashe mu kugana mu iterambere. Murakoze.